dore imbogo dore imvubu dore impara Don't say you'll leave to me, 'cause I still need your love. Never leave me alone, 'cause I still need your love. Ikaze inshuti bakunze ba MoTV kuba mudukurikirana ku munsi nje nitwa wizzy. Burya ni iby'agaciro guhitamo iby'agaciro kuko nawe bigugira umuntu w'agaciro. Ni byiza rero kuba mudukurikirana kenshi. Rero kuri uyu munsi rero tukaba kumwe n'umuhanzi ngira ngo muri kumubona imbere y'amaso ya kamera. Inshuti rero bakunze ba MoTV, kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kumwakira hano kuri MoTV, hagiye kutuganiriza ku buzima bwe, ku bijyanye n'umuziki we. Amakuru menshi mutari mumuziho mugiye kuyamenya kuri uyu munsi. Rero reka nangire mu ikaze kuri MoTV. Ikaze. Hello my people, this is your boy Wizzy. Now I'm live on MoTV. Abakurikiye nyine iyi TV nagira ngo mukore subscribe. Murakoze. Wizzy Paul ikaze rero kuri MoTV. Kuwahita wumva Wizzy Paul yakumva ari muntu ki? Wizzy Paul ni umusore w'imyaka 20, ibiro 67. Wizzy Paul atangiye umuziki mwaka wa 2018 aririmba muri korali. 2020 nibwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere. Indirimbo ya mbere nasohoye yari gospel song. Sinabonaga abanye performingira henshi ko nabaga ndi ku ishuri, nayiririmbaga ku ishuri. Yari gospel yitwaga Nuri wenyine, sinzi niba nayibaririmbira. Timubwire byose ibikubabaza, mubwire byose ibiguca intege. N'umwami Yesu n'umwami niwe se w'imfubyi arihira barushye. N'umwami Yesu n'umwami yakubye Dawidi kuri iyo mushumba, maze aramwimika amugira umwami. Nawe humura yaguteza ubwami, n'uri wenyine Yesu akwitayeho, n'uri wenyine Yesu aragukunda. Iyi ndirimbo nyine nayanditse mu gihe cya corona, abantu bari bihibye bya hatari, bumva ko nyine bibarangiriyeho, abana babura ababyeyi babo, bamwe bahindutse imfubyi, abandi bahinduka abapfakaye cyane abapfakazi. Ni nk'Imana yamvugiyemo ati genda ubwira abo bantu ko batari bonyine mbitayeho kandi bakunda. Wari uri muri korali? Ni group nari ndimo, haka benshi bahitaga korali ariko ntabwo yari korali. Mbese nyine mwamamazaga ubutumwa bw'Imana. Numvishe mbere uturirimba indirimbo y'urukundo, natekereza ko wenda ishobora kuba ari indirimbo y'isi nimba ntibeshye. Ese ni secular music? Okay, secular music. Kuki wakoze gospel uza kwisanga muri secular music? Ni gute byabaye gute bwaza kuhura? Ubuhuza gute? Ngewe nakuze umuhanzi fatiraho nk'urugero ari The Ben nyine mbona ari umuhanzi ukunda ukiri Imana imbere ya byose. Haririmba nyine Imana ikamufasha gukora n'uriya muziki usanzwe, kandi byose nagiye n'ikibangamira n'ikindi. Kuri ubu nawe niko wifuza kubikora? Nanjye nabanje Imana nyine kugira ngo izamfashe mu rugendo rwanjye nangiye. Ku bintu bitarimo Imana ntaho byagera.
nahisemo kubanza Imana. Muri uru rugendo rw'umuziki watangiye hari imbogamizi ugenda uhura nazo? Imbogamizi ni nyinshi cyane. Kubona capital ya studio ni ibintu bigoye. Tanga umuntu akoranye muri studio za mu ntara ziciriritse, ahako nyine baguca amafaranga make nka 20-30. Washaka nka kujya kwinjira gukorera nka muri studio y'i Kigali nka kwa area kumva ngo ni 300-200. Nyine ni ibintu bigoye kandi ibintu bya mu ntara n'ahantu byakugeza buriya. Production yayo iri hasi cyane. Wowe ubona ari rihe tandukaniro hagati y'amasitiyo yo mu ntara wenda navuga ko aciriritse n'andi masitiyo wenda ari kuri standard igaragara, we ubona ari zihe inyungu zabyo? Nka mu ntara nyine usanga umuntu wenda yifite nka mashini wenda n'agapiano hariya, nako kamashini akagenda agashyiramo application ikora muziki. Ati naye kanze ngora umuziki nyine agakora ibintu biri hasi tagira nicyo bimarira umuntu, n'ibikoresho afite nyine bidanahagije, kenshi usanga ataranabyize. Ariko mu mujyi nyine usanga production iri hejuru, abenshi baba barabyize, n'utarabyize nyine afite ubumenyi buhagije nka Element na ba Clement, nubwo batabyize ariko bakora ibintu byiza. Ese wowe indirimbo yawe ya mbere ujya kuyikora wayikoreye he? Nayikoreye muri Connection Records, Rusuma hano nigaga. Producer bamwitaga ML Pro. Kuki se wowe system ukagaterikana none njyane natekereza ko wenda studio wenda navuga ko wenda iciriritseho ukuntu, kuki wowe yisuyitamo iciriritse ntuhitemo wenda kuvuga ngo reka ngiye gukora ya ndirimbo muri studio nyine muri standard, kandi utekereza ko bishobora kuzakugiraho ingaruka? Urebye nyine umuntu yishima aho yishyikira, ntabwo nari kujya kwipasa ibyo nashoboye kwishyura studio y'i Kigali, ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu nahisemo kujya gukorera ahantu haciritse, kuko umuziki ndawukunda kuva na kera, ndabikunda. Nahisemo nyine kujya aho ngaho, naye n'igihe wenda ajya guhura n'umuntu aturi umuhanzi, twereke nk'igihangano cyawe. Niba wari gikoreye muri ziriya studio zandagaswe nta kibazo hagati, ndavuga ati nanjye reka ngende nyikore wenda ngira n'ibyo nerekana wenda ko ndi umuhanzi. Niyo mpamvu yatumye njyayo. Watubwiye ko kuri ubu ngubu imbogamizi ugenda uhura nazo ari wenda uhura n'ikibazo cyo kubona capital yo kujya muri studio. Ese wenda kuri ngo ni izihe ndirimbo ni zingahe umaze gushyira hanze? Ubu ngubu maze gushyira hanze indirimbo 3. Ya mbere ni Nuri wenyine, ya kabiri ni Somebody, ya gatatu ni Still Love You. Izindi nazo ziri mu nzira yo gukorwa. Iki cyagushoboza kugira ngo izo ndirimbo zijye hanze nkuko nyine byari bikugoye kubona nayo mafaranga yo kujya muri iyo studio gukora izo ndirimbo? Niki cyagushoboje? Niki cyaguteye imbaraga? Partnership with my friends, nyine nafatanya nashyiraga hamwe n'inshuti zanjye tukagenda tugakora n'ababyeyi. Nyine nge nigaga interina, nk'igihe bamaga nk'amafaranga nyine ya kwifashisha ku ishuri, nigomwe ibyo biraha nyine n'ayo mandazi n'icyo cyayi, habwa teka saving nzajye sto kwigomwa igihe kinini ukicisha n'inzara uri ku ishuri, ati ntago ndi bujye muri kantine uyu munsi, ndigomwa mpaka ngiye muri studio. Ibyo ngibyo warabikoze, hari intumbero mu by'ukuri wari ufite ushaka kugeraho? haraho ugitangira mu muziki wenda kugeza amaginga ya hari byinshi wakoze mu muziki. Ese wowe ku giti cyawe ni iki ubona ko byakumariye, aho byagukuye naho bikugejeje ubu ngubu? Ese utekereza ko biri ku rwego rushimishije ukurikije naho umuziki wawe ubigejeje? Inyungu hari igihe nyine nk'ahantu bagutumira mu bitaramo ukajyayo ukaguha udufaranga dukeya, nyine ntabwo biba bihagije.
Don't say you'll drift to me, 'cause I still need your love. Never leave me alone, 'cause I still need your love. Hello my people, it's your boy Wizzy Paul. Yeah, mumfollowing kuri YouTube nitwa Wizzy Paul. Musacinga ingoma zanjye, musharinge kabisa ibintu bigere kure, birabaryohera byatari ku majwi nk'ay'ibikoko kabisa, musomerwa. wari ugiye kutubwira uburyo umuziki wawe hari aho wagukuye ndetse n'aho wakugejeje. Waciye muri byinshi, wakoze indirimbo zigiye zitandukanye. Ese nihe cyangwa se nihe zikogejeje kuri ubu ngubu? Ni akahe kamaro ubona ko bigufitiye amagingo aya? Murakoze. Urebye nyine ahantu binkuye ibintu n'aho binyejeje, byimpuruvinze imibanire yanjye n'abandi bantu. Nabashije kuba popira ahantu nyine nubwo atari kure cyane, nshaka kuva hamwe nkagera ahandi. Ariko ibijyanye n'amafaranga yo ntabwo ari menshi, kuko ntabwo nyine ibintu biracamo neza. Ariko nyine uko bimeze, umuntu abyo ntabwo yabura kubishimira Imana. YouTube channel yanjye ntabwo irakura cyane ngo mbashe kwinjiza, ariko ngari nk'igihe abantu baguhamagara ukabaririmbira ugasanga wenda baguhaye nk'agatike. Ni ibyo ngibyo ndebye nabirenze. Wenda tugaruke mu buzima bwawe busanzwe. Wizzy Paul akunda iki? Niki kunda mu buzima bwawe? Ikintu nkunda cyambere kuruta ibindi ni ukuririmba, ko n'ahantu ndi mba ndirimba byatari, nicyo kindanga. Nta kintu nkunda kuruta ibindi nka kuririmba pe. Wizzy Paul yaba afite umukunzi? Wizzy Paul ubu ni single. Bivuze ko ugeze kuri iyi myaka ufite nta mukunzi wigeze ugera? Nawe wigeze wigera? Barazaga bakagenda, ariko ubwo ndi single. Barazaga bakagenda, se ntabwo byaterwaga nawe ra? Nanjye cyangwa amakosa naya? Sinzi uko byagendaga, nasangaga nanjye bagiye, sinzi. Bari benshi cyane, ariko wakundanye na benshi? Nka babiri bonyine. Babiri bonyine? Ninde wumva byibura wagushimishije muri bo? Ati uyu nguyu nubwo twabanye twakundanye igihe kingana gutya, njya uhora umwibuka, ubwo niki ujya umwibukiraho? Murebye umuntu utapfa kwibagirana ni urukundo rwa mbere, nyine ntabwo umuntu ajya apfa kurwibagirwa. Mwatandukanye gutyo nta n'akavansi mukuyeho? Vansi? Urebye twakuriye mu Mana, hano aho kwa Pasiteri ntabwo ibyo bintu babikundaga. Ntabwo babikundaga. Ubwo we iyo utekereje uvuga ngo gutembera, ujya ufata akanya ugatembera? Ndatembera nkajya ahantu henshi hatandukanye. Nk'inaha nyine murabizi ko dufite rege Muhazi, yijya kwishera ku rugo hanze ukajya za Muhazi, wenda iyo ngiyo ku Gisenyi ugapanga nyuma. Ariko abantu benshi bajya kuri iriya Muhazi, amakuru atugeraho ni uko iriya Muhazi iri gutwara abantu, ubuzima bw'abantu benshi cyane. Ese wowe iyo ugiye ntabwo uba ufite? Ubwoba ntabwo mba mfite, ntibwanabura. Saba kwitwararika nyine, wagenda ukajyana wenda n'abantu bazi no koga. Se wagenda nawe utanabizi ukagenda uri nta n'umuntu uri bwagufashe. Amakuru atugera rero batubwira ko abajyayo baba bazi no koga, ugasanga Muhazi igeze gute irabatwaye, n'ubejo bundi byarabaye. Ese ubuyobozi nta kintu bukora kugira ngo wenda bukumire abo bantu bajyaho ahantu, kandi ubona ko ari ikibazo? Ntacyo ubuyobozi buvuga kuri ibyo bintu? Ubuyobozi buragikora, kuko nk'ubu ngubu hariyo umuntu uba ushinzwe nk'uruzi nyine muri make. Nk'abana baje arababuza,
cyangwa abarobyi nyine bashaka gushimuta amafi y'abandi aba ari yarinze, aho umuntu aba yarakizwe na leta nyine, icyo navuga. Kuri ubu ngubu rero uri kutuganiriza ku buzima bwawe, ku muziki wawe, hari naho wifuza kugera. Kuri ubu Wizzy Paul arifuza kugera hehe mu minsi iri imbere? Urifuza ko uzaba umeze uri mu ntoki? Murakoze. Mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere, ndashaka nyine kuba rock, ariko nkarenga uburoko nkaba international artist. Nk'ubu ngubu turabona nyine ukuntu abartiste b'abanyarwanda babasuzugura nko mu bitaramo. Akeni Solo ejo bundi hari igitaramo bari bamutumiyemo, ariko agiye kuririmba ibintu bemeranyije muri kontara, ntibabimuha barabihindura, yanga kuririmba nawe arabireka, yandika ibarwa ndende ariko aramira abahanzi. Ahako ndakeka ko hari ibintu byinshi bigiye gukosorwa mu minsi iri imbere, n'amafaranga bari babemereye ngo bazayabaha barabasuzugurwa nyine, barabasuzugura kuko bari roko. Nanjye ndifuza kuba artist ku buryo najya mva nk'ahangaha mu Rwanda, nanjye ngatumirwa nka muri Nigeria nkajyayo ndi umuhanzi wa mbere. Gusuzugurwa kw'abahanzi b'abanyarwanda ibi bikunda kubaho cyane cyane iyo habaye nk'ibitaramo bitandukanye. Ugasanga umuhanzi w'umunyarwanda nimba bashyizeho n'igiciro, bamuhaye amafaranga make kuruta wenda uwo hanze. Ese wowe ku giti cyawe n'iki wabivugaho? Nabivugaho nyine nk'abahanzi b'abanyarwanda nabo barasabwa gukora cyane bashyizeho umwete. Ayo mafaranga abahanzi nyine bari international nabo bakajya bayabaha, bakabatumira n'abahanzi nyine nabo bakagenda bagakora iby'uburoko bakabirenga bakajya hejuru. Ese ubona abahanzi b'abanyarwanda badakora cyane? Ngiye mu bigaragara n'ibyo wenda numva, abahanzi b'abanyarwanda barakora cyane kandi bafite n'indirimbo nziza. Ngira ngo ujye ubona n'amavideos atandukanye bakora, basigaye bakora amavideo ari kuri standard. Ese wasanga wenda hari ubundi buryo wenda babafata wenda batari bihesha agaciro? Si wabifata nko muri ubwo buryo? Abahanzi b'abanyarwanda hari bamwe nyine usanga bavuga ngo banywa ibiyobyabwenge, ariko si bose, ngo ni ibirara. Ariko abahanzi b'abanyarwanda benshi barakora bya hatari, ugasanga bipfuira wenda nko mu ba promoters, amaradiyo, ugasanga nta kindi indirimbo wenda nk'abatrap, ngo ni ibirara, ni ibintu ngo ni abantu batarezwe batagira ikinyabupfura. Kandi urebye wenda nka hip hop ya Bushido by Kevin bari ku rwego rwiza cyane. Ariko nk'amaradiyo abafashije akajya bakina, n'amateleviziyo akabakina, n'andi mateleviziyo yo hanze yazabakina. None se iwabo bazaba batakinwe, na hanze bajye gukinwa niwabo batakinwe? Ntabwo byabaho. Ku giti cyawe ubona impamvu y'uko wenda badakinwa cyangwa se batabaha promotion ihagije ariyo mpamvu wenda batesha agaciro, wenda bakabaha igiciro kiri hasi cyane y'abahanzi wenda baturutse hanze? Urebye ni nkabyo, n'agasuzuguro karimo. Niki wavuga noneho ku bahanzi wenda bakora injyana ari hip hop, drill? Abenshi babavugaho ko ari abahanzi bakoresha ibiyobyabwenge cyane, ari ibirara. Wasanga wenda undi wenda wirinda izindi njyana R&B, Afrobeat, ugasanga bamukarasifiya ku rundi ruhande, bakavuga ati uriya wenda ashobora kuba yitonda cyane, ntabwo n'ibyo bintu yabikoresha. Kandi ucunze neza wasanga nawe bikoresha. Nuko iki abantu bahisemo kuvuga gutyo? Ubona ari iki bagenderaho kuba bavuga ko umuhanzi urimba hip hop cyangwa se drill, injyana zimeze gutyo, ko ari bakoresha ibiyobyabwenge? Ubona ari iyihe mpamvu babashinja ibyo bintu? Akenshi na kenshi usanga nyine abahanzi baririmba trap nazo za drill n'imyambarire yabo, usanga yambaye ibyenda byacitse, umusatsi naba yashokoje, nyine bakabafata muri iyo fesi y'ibirara kandi atari kubara. Ariko akenshi bari abantu baririmba R&B usanga bambaye neza, bafunze, kavuga ati uriya ni mwiza according to their physical appearance,
turiya ni ikirara. noneho mu ndirimbo ukora wandika bene indirimbo zitandukanye z'urukundo, kuri ubu ngubu hari n'indirimbo wenda z'ibishegu abahanzi benshi bagenda bakora, kuri wowe ni nihe ndirimbo cyangwa se nihe njyana mwumva wakora, cyangwa se ni ubuhe butumwa ushaka kugaragaza, se wowe ntabwo ujya utekereza kuba wakora n'igishegu, indirimbo y'ibishegu? Ibishegu njye mba numva natabikora, ni ugukora indirimbo zirimo ubutumwa, mesaje zikangurira abanyarwanda, gukora ifite umumaro. Indirimbo zo zirimo ubutumwa ni kenshi usanga arizo sosiyete ikeneye. Izo z'ibishegu usanga zishora urubyiruko mu busambanyi, melody nk'iriya wenda ngak'inyuma k'inyuma nza kurya k'inyuma. We wumva ko wenda Bruce Melody yarashatse kuvuga iki kuko aririmba k'inyuma nyine ak'inyuma ye no kurya ngo umwana k'inyuma no kombyumva nanjye ngo ndananiwe nza kurya k'inyuma ye ejo numa ngo nzakurya k'inyuma ndafata neza. Okay, wenda dusoza ikiganiro twari dufite kuri Mo TV, gira icyo usangiza abakunzi bawe bagukurikirana ku munsi ku wundi, abafana bawe benshi wenda banagushyigikira mu muziki, wenda hari n'umuntu wakumvishe agati umuntu afite impano reka ngerageze cyangwa se mufashe uburyo yazamuka ukagira aho uva naho ugera, ese ubundi yakubona ate? Amazina yanjye uko nabivuze kuri social medias nitwa Wizzy Paul, kuri IG ni Wizzy Paul rimwe, YouTube ni Wizzy Paul, hagenda agakora subscribe agakora share, nari unanshaka nyine kuri phone, sinzi niba nazivuga kuri televiziyo yanyu nimero ni 0781 787 wumva wanyishimiye, wumva wankunze, wakunze imiririmbire yanjye, wifuza kumfasha wamfasha kabisa, hari murakoze. Reka tugushimire.